dutangiranye umugore n'umugabo bari mu bitaro. Umugore abwira umugabo ngo mfite intege nkeya sheri. Umugabo abwira umugore ngo ihangane. Umugore aramubwira ngo uzi ko hashize iminsi 2 tutarya, kandi urabizi umwana wanjye ntago dushaka agira ikibazo, ubu tuzabigenza gute? Umugabo ahita yubika umutwe kuko nta gisubizo bifitiye, nta kintu yabikoraho aka kanya. Umugore aracyari kumubwira ngo amezi 9 yose natwise uyu mwana, ubu koko biramutse bibaye yuko azagira ikibazo ko nababara cyane. Hanyuma umugabo yari cyamwihoreye, nta kintu cyo kuvuga mubwiye. Hanyuma umugore aravuga ariko basi Imana izadufashe uyu mwana azabe muzima, nubwo ngewe wenda nagira ikibazo ariko basi umwana azabe muzima. Umugabo aramubwira ngo sheri, ndabizi mu minsi 2 wa mugabo azanyishyura. Wa mugabo udufitiye ideni arazanyishyura, ndabizi ndabyizeye, wa undi nagiye gusigira amarangi. Ubwo rero wowe ntucike intege, komeza ugire kwihangana, ndabizi ntago bikoroheye, n'umwana mu nda nawe ntago bimworoheye, ariko byanga bikunda mu minsi 2 ndabyizeye ko wa mugabo azanyishyura aya mafaranga yacu, sibyo? Umugore aramubwira ngo nta kibazo nawe ndakwizeye. Agiye kurugenda aramubwira ngo banza ugure ku gato ya sheri. Aramukurura. Umugore aramubwira ngo nubwo biri kuba ibyo byose, nubwo biri kuba, wibuke yuko icy'ingenzi ari uko ngukunda, ndagukunda cyane, kandi ntibigutere stress, ntibigutere pressure ngo kubera ngo wumva ngo yewe ngo tumaze iminsi 2 tutarya ngo kumva ko ngo nawe rero bigiye kugutera ikibazo gikomeye. Yego nyine ntago byoroshye, ariko basi nawe ntubyishyiremo cyane ku buryo byakubuza no gutekereza no kugenda, sibyo? Umugabo aramubwira ngo nta kibazo sheri, ngaho reka njye kumureba ndebe basi ko azabyemera. Umugabo ahita agenda. Baratwereka aho ngaho umugabo arimo aragenda gake gake agenda atekereza. Ageze aho ngaho ahita naho ngaho niho yasigaga amarange, agiye kwishyuza amafaranga ye. Bamubwiye ko bazayamuha mu minsi 2, ariko agiye kubanza kumva. Hanyuma barakwereka aho ngaho umugabo yabonye boss we bari kuza, ariko batangiye gutongana. Umugabo aramubwiye ngo narinje kukureba nyine kugira ngo umpe amafaranga yanjye wanyemereye niba uzayama mu minsi 2. Uyu ngo ari kumubwira ngo ese ubundi urashaka iki? Ubundi mbwira icyo ushaka. Ngo urashaka kunyishyura. Ngo urashaka amafaranga. Nyine ndashaka amafaranga 25%. Aramubwira ngo none se sinaguhaye 25%? Nyine hasigaye kandi 25%. Twavuganye 50%, none wampaye 25%, urumva hasigaye 25%. Hanyuma boss aramubwira ngo none se waretse nkavuga ubwa mbere uzahanga naguhaye amafaranga ngahe? Wampaye 25%. Rero nyuma yuko naguhaye 25% ngo ngiye mu nzu yanjye, nibwo bwa mbere nyuma yuko nguhaye amafaranga waramaze gusigira njye ku nzu yanjye, nibwo bwa mbere natangiye kugira abantu amadeni. Yego wenda sinavuga ngo ni wowe ngo watumye ayo madeni anzaho, ariko n'ubundi bimeze nk'ari ibyo, ni nkaho wanteye umwako. Ngo rero hari abandi bantu bandimo amadeni, nibanyishyura nzaguha 25%. Ashaka kwigendera ngo ya boss, oya rwose, oya mbabarira. Amezi 3 yose arashize, mfite ikibazo cy'umuryango. Nanjye mfite ikibazo cy'umuryango. Ninjye utagira umuryango, nanjye mfite umuryango. Uri kumbwira iki wowe? Umubasi aramubwiye ngo none se urashaka kunyita umubeshyi? Aramubwira ngo oya, ngo ntabwo ari kumvuze ngo ariko nyine genda vanga. Ngo ariko ahita amukubita urushyi. Aramubwira ngo uri umusazi wowe, ndi kukubwira ngo va hangaha, wanteye umwaku, uraza mu nzu yanjye umaze gusiga irange, nibwo bwa mbere njye natangiye kujyamo abana amadeni. Hanyuma ndi kukubwira ngo uvanga, nta n'isoni ugakomeza untera isesemi. Erega atangiye kumurusha umujinya, niwe utangiye kumubwira ngo yamuteye umwaku, kandi mu by'ukuri amurimo ideni rya 25%. Ubundi nyine bari bavuganye 50%, yari yanamukoreye neza kuko abandi abaca 75%, ariko nyamara uyu nguyu yari yamuhereye kuri 50%, ariko yamwishyuye 25%. Baratwereka aho ngaho bahise bamuhamagara, ahita avuga ngo wowe ngo muhamagara mu kanya, hari ibintu ndimo, muhamagara mu kanya. Uyu nawe bahita bamuhamagara, ahita afata telefoni, ahita yitaba, aravuga ngo sheri, kumbe n'umugore wumuhamagaye. Umugore aramubwiye ngo sheri, rero ngo ukuntu bimeze buriya, natinye kukubwira uko bimeze, ariko bigeze ahantu bikomeye pe, ndashonje cyane sheri, ntago mbizi niba uyu mwana ari buvuke pe, ntago mbizi niba azavuka kuko ndashonje cyane, kandi nta umuntu n'umwe nakitabaza. Natekereje abantu bose ariko nta n'umwe pe, sinzi niba ndi bugutegereze kugira ngo wongere kugaruka hanga, byakaze cyane, ndashonje, urabizi ndihangana, ntago njya mpfa kukubwira ikintu kidakaze. Iyo yaba ari ikintu cyoroshye nari kwicecekera.
umugabo bimucanga rero sasa ashaka kuvuga ariko birabanza birangita ngo sheri wakihanganyeho gato nkaza ko nari ngiye kugaruka, ihangane rwose, ihangane ningaruka ndakwinginze ndakuzanira kofi, ndakuzanira akantu ko kunywa pe, sibyo? Wihangane, ndagusabye ihangane mu buzima, ihangane. Oya sheri simbizi niba ndigeze icyo gihe cyose kuko birakaze cyane, nta n'imbaraga mfite zo kuvuga, urukumva n'ukuntu ndi kuvuga kuri telefone, birakaze pe, ndashonje sheri, ndashonje. Hanyuma aramukupa aravuga ngo ahita apfukama, wabonye noneho ngo boss mbabarira, none ni 10,000 byonyine ngusabye, ndakwinginze mbabarira. Boss atamubwira ngo rero umva nkubwiye ubwa mbere n'ubwa nyuma, nsohokera mu nzu uri umwaka, nakubwiye ngo nibanyishyura nzakwishyura, ntago baranyishyura, ndakubwiye ngo nsohokera hano. Oya ariko boss ntago uri kumva ibyo ndi kukubwira, mbabarira 10,000 byonyine, ntago nyagusabye yose, ndakubwiye ngo basi 10,000, sohoka aka kanya, niko mvuze. Nimbara kugeza kuri 3 utarasohoka urahita ubona ibyago. 1 2 basi 5 basi 5 byonyine, ahita mukubita umugeri. Kubundi nta matwi ugira, nta bwenge ugira, ufite iki kibazo? Ndi kukubwira ngo sohoka hano, ugakomeza umbwira ubugambo ntazi, nta n'ikintu bumariye wowe, nta n'isoni wantera umwaku. Ahita mumenaho n'amazi, ibaze ahita musukaho amazi neza. Umugabo ntago abyemeye, ntago yaramurebye mu maso, ese ndi kurota cyangwa amukubita n'indobo rega, ahita amutera indobo nta mikino, ahita amubwira ngo rero nsohokera mu nzu. Baratwereka aho ngaho noneho umwuka wera ahagaze, bamukubita n'umugeri nyine, urabona ko ntago amushaka kabisa. Aramutse ahagumye ashobora kumuteza ibibazo bikomeye, ashobora no kumubekera n'ibindi. Hanyuma umwuka wera aravuze ngo ngewe rero buriya ngiyo abana banjye bari kunyura mu bibazo nk'ibi ngibi birambabaza, gusa ubundi ndinde ngewe nese sindi umwuka wera. Ubuse ikibazo cyabo rero, abana banjye ntago bajya basaba ubufasha, ntago bajya bambwira ngo nze mbafashe, ese baba bumva biri bugende gute koko? Reba nka bariya Chibuzo n'umugore we, uriya yitwa Chibuzo, iyo bari kuba barahise bansaba ubufasha cya gihe, bari kutureka nyine cya gihe bari kuvugana, avuga ngo iminsi 2 ngo ndaba nayabonye. Iyo icyo gihe bahita bansaba ubufasha, ako kanya bagihita bagira ikibazo, nari guhita mbabwira ngo hamagara Chibuzo ariwe mugabo w'uriya mugore, nari guhita mubwira ngo hamagara Kenneth. Baratwereka hano nyine iyo biza kuba ari byo kuko uko mwuka wera bivuze, akaba yaricaye nk'uko yicaye ari gusenga, akabwira ngo mwuka wera ndakwinginze, umugore wanjye arinda kubyara, nta mafaranga dufite urabizi. Wabonye ukuntu byari kugenda, mwuka wera nguriye hariya aho yari kuba yicaye ari kumwumva. Ayo mwuka wera yise avuga ngo iyo abikora kuriya, nari guhita mubwira ngo hamagara Kenneth aka kanya, kuko Kenneth ni inshuti ya kera biganye, ubu ngubu byaciyemo asigaye afite amafaranga, nari guhita mbahuza ubundi Kenneth agahita amufasha. Wabonye hano bari kutwereka nyine iyo biza kuba ari bye, yari kuba yarahamagaye Ken ngo haro Ken, ngo ni Chibuzo. Wabibonye ibyo nakubwiraga? Wabibonye rero Chibuzo yari kuzahita agira akazi keza ko gusiga amarangi gakomeye, noneho kakamuha amafaranga yo guhita atunga umuryango, kuko n'amafaranga yari gusaba hariya ntago yari kuba ahagije. N'ubundi iyo bari kumuha hariya yagiye, aho yagiye nyine hariya mwabonye yagiye bakamukubita, n'ubundi ntago yari kuzatunga umwana. Niyo mpamvu rero umwuka wera ari kuvuga ngo iyo aza kunsaba ubufasha nari kumuha igisubizo kirambye, kandi koko nibyo. Baratwereka rero Chibuzo hano ari kugenda, byamucanze, umugore we aratwite, ari mu bitaro, bamaze iminsi 2 batarya. Usibye wenda ko wenda kwa muganga hari utuntu bagenda wenda baguha bitewe nuko umeze, ntago mbizi, ariko buriya iminsi 2 ku mugore utwite urumva ko ni ikibazo gikomeye. Hanyuma hano ari kwibaza, ese ndabigenza gute ko noneho bincanze, n'uwo nari nizeye undi mideni ampakaniye. Hanyuma umugore wahita amuhamagara ngo sheri, urabizi ko nkwizera cyane sibyo? Hanyuma umugabo ari kumva, ariteze amatwi. Hanyuma umugore ari kumubwira ngo nubwo isi yose yaguca amazi, ntago abagore bahita babimenya, nta nubwo yigeze abimubwira ariko yabimenya. Nubwo ngo isi yose yaguca amazi, ngo njyewe nzaguma ndi ku ruhande rwawe. Umeze neza se? Umugabo biramurenze kuko yabuze igisubizo, biramurenze
ahise atangira kurira kabisa, amarira aramanutse. Mbere yuko amusubiza, mbega byamucanze, yakabaye kuba hari ikintu yamuzaniye yariye, ariko umugore n'umwihamagariye aramubwira ati njyewe ndakwizeye nubwo abantu bose basigaye ku isi. Wumvishe icyo kintu? Mbese umeze neza sheri? Wabyumvishe? Niwe none uri kumubaza niba ameze neza, mu gihe nyamara umugabo niwe wagombye kuba ari kumuhamagara amubwira ngo umeze ute, kuko niwe ufite ikibazo. Hanyuma aramubwira ngo njyewe rero reka nkubwire sheri, njyewe n'umwana tumeze neza, ntugire ikibazo, Imana yabikoze. Imana ngo uzi ko ngo n'umwana ahubwo ngo numvishe ateye akageri, nabyumvishe rwose. Uri umugabo w'umugisha, uri umugabo w'umugisha, kandi uri umugabo ukundwa n'Imana. Yesu Kristo aragukunda, humura, uri inyenyeri mu zindi nyenyeri, mu zindi nyenyeri zose nta nyenyeri yakaka kurusha iyawe. Kandi ndabizi Imana yarateguye neza, ibintu byose bizagenda neza, ntugire ikibazo, sibyo? Kuko njyewe ndagukunda, urabizi, kandi nta kintu kimwe gishobora kudutandukanya, byaba inzara, byaba amakuba, nta kintu kimwe kizadutandukanya. Wibuke ko ibintu ari kumubwira, ari kubimubwira yari yaje gushaka amafaranga yo kugira ngo babone icyo barya. Hanyuma umugabo yabuze icyo avuga. Umugore ahita amubwira ngo kandi ndi kugusengera, ntubyibagirwe iki kintu, ukibuke ko ndi kugusengera. Umugabo biramucanze, aramushimiye, nta kindi yavuga, nyine amarira yabaye yose, ariko yikarumye. Hanyuma ahita afata telefone akubita mu mufuka, arimo aragenda acumbagira. Bamumenyeho amazi, bamukubise umugeri, ntacyo batamweretse. Bosi we kabisa nta kintu kimwe atamweretse, kugira ngo amwereke ko batari kumwe, cyangwa se bamwereke ko tamukeneye, atamushaka. Yamubwiye ngo yamuteye umwaku, nyamara aje kwisabira udufaranga twe, atari no gusabiriza, ari amafaranga ye, ariko yanze kumwishyura neza neza. Ahise ahita avuga ngo bosi, mwarize tugakorana aha hantu, mumbabarire mu ikiraka basi. Ahita bakimuha, ahita aza aho ngaho, yatangiye gukora ikiyede, ateruye aho ngaho umucanga, ari kugenda yubaka gake gakeya. Baratwereka agenda akora nabo ngabo yasanze aho ngaho. Birakaze nyine, akazi kose yakemera. Yarasanzwe ari umuntu usiga amarange, ariko nyine byanze, ari gukora icyo ashoboye cyose. Ashobora kuba n'ikiyede atakizi, ari ukugira ngo nyine basi abone nk'ibyo 2 cyangwa 3 kugira ngo umugore abone icyo arya. Hanyuma baratwereka agenda aterura amatafari aho ngaho. Ndagira ngo ukurikire urebe uko bimeze. Nyine ntago abimenyereye, ntago amenyereye kubikora, ariko nyine nta kundi yabigenza. Arimo aragira ngo basi abone akantu gatoya yashyira umugore, kugira ngo basi abe yabona akantu ko kunywa, kuko niko yamusabye akantu ko kunywa. Nta nubwo yamusabye n'ikintu kinini, yamwisabiye akantu ko kunywa. Hano rero umugongo utangiye kumurya, kubera ko bino bintu ntago abimenyereye na gatoya. Nyuma baratwereka ariko baje kumwishyura udufaranga twe kabisa. Abangaba nta kibazo cyabo, baramwishyuye, bamuha udufaranga dukeya. Hanyuma baratwereka imodoka aho ngaho irimo iraza gake gakeya. Hanyuma uyu nguyu nawe ahita ayibona, nubwo ari kubabara, ahita yikangamo, ahita avuga ngo uri ntabwo ari Loris. Ahita yirukanka, ariruka, ahita yihisha inyuma y'ikigega. Uyu nawe ahita ava mu modoka, ahita afata telefoni, ahita atangira gushyiramo imibare. Reka reba filimi. Hanyuma baratwereka ari kureba aho ngaho, nyamara yakabaye kuba ari kujya kumusaba se, cyangwa kuko nyine n'umukire kandi akeneye amafaranga, ariko ntago tuzi impamvu atangiye kwihisha. Reka turebe uko bimeze. Ati ngo uriya ntago ari Loris ngo niyigishaga twigana muri university. Ayiwe ngo uzi ko yabonye amafaranga we, yiwi ngo ukuntu yari umuswa. Hanyuma uyu nawe ahita ahamagara Kenneth. Iryo zina muryibuke, umwuka we yarigeze kurivugaho ngo Kenneth, gwibaze uzi ibintu mbonye Kenneth, ntago wabyemera. Ngo uzi ko mbonye Chibuzo, ngo Chibuzo ndamubonye. None se ko mubonye ni igitangaza. Hanyuma uyu nawe ari kuvuga ngo sha gwibaze koko Loris niwe wabonye amafaranga bigeze ahisigaye afite n'imodoka. Uyu nawe ari kuvuga ngo Chibuzo niwe namwiboneye, wa wundi watwigishaga muri university, wa wundi wari umuhanga.
ngo namwiboneye ngo uzi ko nkambonye ngahita ajya kwirukanka akajya kwihisha, ntago azi ko namubonye rero ngazi ko ngo ntambonye, namwiboneye. Chibuzo wa wundi watwigishaga nyine uri umuhanga cyane. Ayayayaya ariko uzi ko nta kintu kidashoboka. Baba we njyewe bwa mbere ndamubonye ngira ngo ni umuntu baza, ariko iki kinyemeje ko ari we ahise yirukanka aragenda ajya kwihisha, mpita menya ko ari we nyine. Katwumva icyo agamije, yariyemera agashaka. Wibaze ko mu kizami ngo yangaga kunkopeza, barakorega noneho aje ahita aza aravuga ngo Chibuzo ngo kugera kwihisha, ariko ngo ya Iloris agiye kumusuzuma ngo ya ngiye mu nama mu kanya rero ntago nshaka kwiyanduza. Hanyuma ahita avuga ngo nyine nakubonye ngo ariko uhita wihisha, niyo mpamvu iri gutuma wihisha ubundi ngo warese nkicara nta kibazo, icara. Ariko ndose kuki uri gukora akazi kameze gutya? Ntago ari wowe twigishaga muri universite, byakugendekeye bite? Irebe nawe. Ariko uzi ko ubuzima buhinduka. Uyu ngwe Chibuzo ahita amubwira ngo bazimana ngo mbazimana ibiki, urandakaje rwose, ndarakaye ndababaye teka ukuntu umeze, ariko irebe icyo waje kuba cyo. Ariko reba njyewe, reba ukuntu nambaye, reba kositime yanjye ariko ndashaka kubwira aka kantu, gusa isi ubibona ko kuba wari umuhanga mu ishuri bitavuze ko uzaba umuhanga hanze. Ariko mfite n'inama, reka nigendere, n'umunyenera ngwino ngwikarita yanjye, reka nigendere. Asigara aho ngaho ntiyamukurikira, ariko asigara bitekerezaho, amarira yise ameneka kabisa. Ntago yiyumvisha ukuntu ibintu bishoboka, nyamara yari umuhanga kuko muri universite nk'uko abivuze, ariko nyine yaje kuza hanze ubuzima buranga, biri kumubabaza cyane ukuntu koko babimubwiye. Ariko umwuka wera ahita avuga ngo izi stress ntago zikeneye, wampamagaye ko ndi umufasha wawe, wampamagaye nkagufasha. Barakwereka hano ari gukomanga, umukobwa araza arakingura, ahita aza ahita avuga ngo Chibuzo wowe, Chibuzo kutameze neza, kutagaragara nk'umeze neza, byagenze gute, uri kuveze? Aramwihorera, araza arabanza ariyicarira, hanyuma aravuga ngo mvuye mu kazi nyine ntamenyereye. Uyo nuse ngo byagenze gute, byo kugendekeye gute, mbwira ngo mana yanjye, birambabaje rwose ukuntu umeze. Ese Chibuzo subize ko ufite ikibazo urwaye. Aramwihorera, ese tuno tuzi ntabwo uzi ko utagomba kudukora, reba ukuntu umeze. Ahita amubwira ngo byihorere rwose, nese ukeneye amazi? Ngo yana amazi nkeneye, urabizi neza ngo nta mazi nkeneye rwose. Ngo nkeneye amafaranga ahubwo. Ako Chibuzo bihora ari amafaranga, ese amafaranga nayiki? Ngo nta mafaranga nyine nari nkeneye ngo kugira ngo njye kwishyura kwa muganga, nyine urabizi nayo mfite ikibazo. Ngo ndabizi, ariko nyine ugomba kubaho Chibuzo, ugomba kubaho, ntago bivuze ngo ugomba kwiyahura. Nese ni wiyahura umwana azabaho gute? Ugomba kubaho, ukeneye ubwo buzima, ntago ugomba kujya kwiyahura mu tuzi nka turiya. Ngo yarawe ntago bizi. Hanyuma batwereka hano Loris araza ahise ahamagara Kenneth, ahita ahamagara avuga ngo umunsi wagenze neza rwose, ndangije gukora mu makampani 3, byagenze neza, ariko dukeneye umuntu umwe rwose, dukeneye umuntu umwe. Kenneth aramubwira ngo ni byiza, ariko ubundi ko perezida agiye kuzaza hariya hantu, kiriya kiraka cya perezida uzi ko natekereje nyuma nkaza kusanga tugomba kugiha Chibuzo. Reka Chibuzo ntago yabishobora. Chibuzo ntago yagenda hariya ngo asige amarangi y'ahantu perezida azaza ngo tumuhe kiriya kiraka. Oya, ntago bibaho. Oya, namubonye uyu munsi, ninjye wabikubwiye, ninjye wamukubwiye. Chibuzo mwihorere, ninjye wamwiboneye pe, ntago ameze neza, ntago ari umuntu wakora akazi. Hano barakubwira ngo si 400 kuko nzabikura 400. Umukobwa namubwira ngo ikibazo rero ngo amafaranga ntayo mfite aka kanya, nicyo kibazo mfite, muri business nari mfite namaze kuyatangamo, nicyo kibazo mfite. Sibunda bigenza gutera. Baratwereka umwuka wera ari inyuma ya Chibuzo, ahita ngo Chibuzo ugomba gusenga aka kanya. Amwumvishe kwa kundi umwuka wera ajyaza akagusanga ukumva ijwi rirakubwira Chibuzo ndagusabye senga aka kanya. Hanyuma barakwereka aho ngaho wa mukobwa umeze nkaho afite umutima mwiza ashaka kumufasha, ahita ahamagara Shola, umeze utese? Meze neza, ariko ndashaka gusaba aga service, wampaye 400. Mbabarira,
hari akabazo nari ngize k'ibihumbi 400 ariko muri iki cyumweru nzahita nyakwishyura. Hanyuma bahita bakwereka Mwuka Wera ari kuvuga ngo biri kugenda, ibintu byose biri gukora kugira ngo nyine bikugendekere neza, biri muri process rwose, biri mu nzira ibintu gusenga. Hano nanone barakwereka ahantu wa wundi ngo ni Loris ari kuvuga ngo oya Chibuzo ntabwo yabishobora pe, ntabwo mbishaka, yasaga nabi, nta suku, nta kintu, urabona ko ari umuntu warangiye nyine, ntabwo yabishobora. Hano Kenneth ko yanga, reka tumufashe ngo ya Kenneth reka gushyira ibintu by'amarangamutima mu kazi, sibyo? Akazi ntabwo kazanamo amarangamutima, ibyo by'amarangamutima bishyire ku ruhande. Mwuka Wera ahita avuga ngo nta nubwo yanyumva, kubera ko ari gushaka gukoresha ubwenge bwe gukemura ikibazo, kandi ntabwo azi ko Bibiri ijambo ry'Imana rivuga ngo ku mbaraga ntawe uzatsinda. Aho ni muri Samweli wa mbere 2:9. Barakwereka noneho wa mukobwa aravuga ngo okay urakoze, yayabuze 400, baramuhakaniye, baramubwiye ngo ntayo bafite. Ngo Shola aravuze ngo nta mafaranga afite, ngo ariko yavuze ngo wenda ngo ejo nimugoroba nibwo yaba yayabonye. Gusa icyo ngicyo hari ikintu byagufasha. Nyuma barakwereka Chibuzo ameze nabi cyane, akufashe stress z'umugore ukakubitaho n'izakazi zuko yavunitse kandi atabimenyereye, ariko aravuze ngo byakunda nta kibazo. Hanyuma uyu mukobwa aramubwira ngo gendera umugore wawe aragukeneye. Arimo Chibuzo aravuga ngo oya ntabwo najyayo kuko ntabwo namusubira imbere, nta kintu mujyane. Gusa ubwo naba ngiye gukora iki? Urumva namutinyuka kumujya imbere nta n'ikintu nzanye. Aravuga ngo umugore wawe ngazabyumva, si umugore mwiza se, ngazakumva, ngo ndabizi azanyumva, ariko mu mutima wanjye ntabwo nzumva bimeze neza, ntabwo byakumvikana nkaho nyine naba nicira urubanza. Hanyuma umukobwa aramubaza ngo ubundi uyu munsi wariye? Ahita amubwira ngo ntabwo nigeze ndya mu gihe umugore wanjye untwariye umwana mu nda ye atariye, nge ntabwo narya. Ngo ngo ntacyo, reka basi nshaka akantu ngutekere, sibyo? Ndaje ngutekere akantu. Hanyuma aramubwira ngo nta kibazo, ariko ameze nabi kabisa. Chibuzo ameze nabi. Hanyuma uyu mukobwa hano ni umukobwa mwiza cyane, ari kugenda amuhumuriza. Barakwereka noneho Loris, baracyabivugaho nanone 3 hours later, aho ngaho banditse ngo nyuma y'amasaha 3. Ndakubwiye ngo Chibuzo wamwihoreye, ariko Chibuzo uramushakaho iki wowe? Wamwihore, nabikubwiye. Ese reka nkubaza ubundi Kenneth, ari nge nawe ninde wabonye Chibuzo? Ubundi se sinjye wamukubwiye nyine? Wewe se wari warahuye nawe uzi uko ameze, uzi uko wabayeho? Sinjye wamukubwiye? Ngiye ndakubwiye ngo Chibuzo ntabwo kari akazi yagashobora. Ngewe wimburanya ndakwinginze. Uko niyerega yabaga ameze muri university yigize yiyemeye, nako reba ngewe reba ukuntu umeze, ntabwo nari umuhanga, ariko reba ukuntu umeze, nabaye umuntu ukomeye. Ngamurebe reka nkubwire rero Kenneth, Chibuzo ntabwo yakora kano kazi, ntabwo tukamuha rwose, reka tumureke. Nyuma Mwuka Wera dore aho yicariye, uyu nguyu ari kuri telefoni, arakuvuga ngo ndakwinginze rwose wampaye amafaranga basi 50% nzakora kari akazi, nta kibazo, nzagakora 50%, ubu yampaye ubundi nzakora kari akazi. Mwuka Wera ari kumureba, ari gusaba Silas ni wa mu boss we, ngo nyine ari kumusaba akazi mbere ngo amwishyure aka kanya, nyine yandi yarayamurekeye. Urumva yandi yarayamurekeye, arashaka ko akora akazi kandi gashyashya, ariko akamwishyura niyo azamwishyura igice cy'amafaranga asanzwe amwishyura, ariko arabyanze, aramuhakaniye wa mu boss. Mwuka Wera yise ngo Chibuzo. Hanyuma Chibuzo byamucanze. Hanyuma Mwuka Wera amubwira ngo ukeneye gusenga. Mwuka Wera ahise avuga ngo wabonye ngo ari mu bye, yashyize ubwenge mu bye, ngo kandi ko iyo ushyize ubwenge mu byawe ntabwo bishoboka ko wakumva Mwuka Wera, ijwi ry'Umwuka Wera. Hanyuma saa 8 z'ijoro baracyabivugaho, nyamara ngo oya Chibuzo rwose ntabwo ngira namwizera. Ese uriya muntu w'umukene kuri yuro wamwizera ni gute? Wafata amafaranga ukamushyira mu kiraka kingana kuriya gikomeye cya perezida, ubu wamwizera gute ko yanagikora ko atamenyereye amafaranga? Mwuka Wera hano ari kubwira ngo Chibuzo byuka. Hanyuma wa mugore we ari gusenga, aravuze ngo Mwuka Wera ndakwinginze imbabazi zawe reka zijye ku mugabo wanjye,
mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nawe nta mbaraga afite ariko utubaraga asigaranye ari kudukoresha gusenga. Hanyuma hano Chibuzo we ari kugona, ndashaka kumvisha uburyo ari kugona. It is important that you pray now. Hanyuma Mwuka Wera aramubwira ngo Chibuzo ukeneye gusenga aka kanya, Chibuzo ukeneye gusenga aka kanya. Hanyuma Chibuzo barakwereka ukuntu yiryamiye aho ngaho atabyitayeho, ntago ari kumva ijwi ry'Umwuka Wera. Hanyuma hano barakwereka Lori na Kenneth bari kuvugana, aramubwira ngo wowe turaza kuvugana, njyewe ndaza kubitekerezaho nta kibazo, ariko ntago Chibuzo mwizeye rwose, ntago namwemerera. Hanyuma hano barakwereka noneho Chibuzo ageze hagati y'ibitotsi bye, Umwuka Wera ahita amukubita urushyi, aramukangura, aramubwira ati wowe ntago uri kumva ibyo ndi kukubwira. Ibibazo noneho bigeze naho Umwuka Wera ari kumukubita urushyi kubera urwego bigezeho, yamuhamagaye kenshi cyane yanga kumva. Umwuka Wera ahita amukubita urushyi, kumbe urwo rushyi ruvuye ku mugore we wohereje isengesho. Barakwereka ngo may God bless all praying wives, abagore bose basenga rwose Imana ibaha umugisha, kuko arasenga yinginga Imana ihita Umwuka Wera ihita kumbita urushyi umugabo we nta mikino. Hanyuma ahise abyuka atangira kuvuga mu ndimi, ndagira ngo wumve. Eda kaliana na masha ifono no kausi subado rambe de betekadesha inovene na kind of baladosh inana no se de veha ale no kobelia na kadash enena subadosha ambe rodobo inena kaso sobelia na kadash anana kidolia na manaka irobe de belekasha evana na malia na kaida irono no si de veha enana kumbele na kashian amana na rusia na manakaida no. Umwuka Wera ahise avuga ngo rwose amasengesho yawe nzayakuvugira, nzayagusengera, nzagufasha gusenga, humura. Hanyuma barakwereka hano noneho wa muhungu ahise abwira Kenneth, ariko Kenneth ngo nabitekerejeho, ubwo ni saa 9 z'ijoro, nabitekerejeho nsanga reka Chibuzo reka tutumuhe kano kazi, katukamuhe. N'ubundi ntago ari umugome cyane, nyine yari umugome ariko ntago bikabije pe. Ako nabitekereje nsanga ahubwo ni n'umuntu mwiza pe. Chibuzo reka ndeke kumwitura inabi, niba yarangirira inabi reka nanjye ndeke kumwitura inabi, nta kintu naba murushije. Hanyuma Kenneth ahita ngo okay nta kibazo, niba ubyemeye nta kibazo. Mugiye n'ubundi rega Chibuzo naramushakaga mbere, niwe wabyangaga. Hanyuma barakwereka nga few months later, nyuma y'amezi makeya, barakwereka Chibuzo yambaye neza, Chibuzo yambaye neza cyane, n'umugore we bari kumwe, n'umwana yaravutse. Barakwereka hanze igipangu ahantu basigaye baba, byakiyemo, ni ukuvuga ngo akazi yarakabonye, ikiraka kiragenda kivamo akazi. Barakwereka babyaye akana keza cyane, bari kugenda bagakora ku itama baseka. Ni ukuvuga ngo nyine reba ukuntu gasa na Chibuzo, akana keza cyane. Imana yaragiye irabikora, ni ukuvuga ngo cyagiye Mwuka Wera yaragiye akora ibye, akora akazi ke, kuko yaragiye afasha Chibuzo ziriya nk'uko yamukanguye akamubwira ngo senga, kurikiza ibyo ndi kukubwira, akabikurikiza agisenga gusa. Nicyo yaramukeneye gusa, agisenga byonyine gusenga byonyine, byahise bicamo. Mwuka Wera yaragiye yoroshya umutima wuriya muhungu wamubonye wangaga ko abona akazi, ahora woroshya. Hanyuma amaze kuworoshya, uwo muhungu aragenda avugana na Kenneth. Hanyuma Kenneth ahita akora iki? Ahita amubwira ngo n'ubundi njyewe nari narabyemeye, niwe wari usigaye. Mwuka Wera wabonye ukuntu akora kabisa. Barakwereka hano yibuka ukuntu byari bimeze, nta hantu na hamwe afite, ategereje amafaranga, ariko hano byaciyemo. Urabona n'ukuntu umugore asigaye yambara neza, byaciyemo kubera umugore usenga. Iyo uyu mugore aza kuba adasenga, kubera ko Chibuzo yashaka gukoresha ubwenge bwe, ntabwo byari kuzaca. Barakwereka bamukubita urushyi hano, bamumenaho amazi, ari kugenda byibuka ukuntu byagenze. Nyamara ibi byose byaturutse kuri uyu mugore wamusengeye, akamusabira imbabazi z'Imana zikaza kuri Chibuzo. Ariko gusaba imbabazi z'Imana, ndagira nkubwire ngo ntabwo byari bihagije, kuko yasabye imbabazi z'Imana. Mwuka Wera araza abwira Chibuzo ngo asenge, yamubwiye ngo asenge. Rero nibwo byose byaciyemo. Ni ukuvuga ngo gusaba imbabazi z'Imana ni kimwe, ariko nanone gusenga ni ikindi. Urabona Chibuzo amaze gusenga,
yemeye gusenga kwicisha bugufi nibwo byakunze. Barakubwira ngo tell the Holy Spirit one thing you want him to do for you right now. Ndagira ngo ubwire umwuka wera ikintu icyo ari cyo cyose aka kanya ushaka ko agukorera, kivuge. Ni ikihe kintu? Niba ari ibanga kivuge aho ngaho uri wenyine, niba atari ibanga vuga muri komenti. Mwese abo ngabo turi muri komenti aho ngaho dufashanye gusenga, kuko wabibonye uburyo bikora. Ntago kuba ugishaka gusa ntago bihagije, bisaba ngo musenge, musabe imbabazi z'Imana, bisaba ngo musabirane, bisaba ngo mukundane, muhuze umutima nkuko Kibuzo n'umugore we bari bameze. Iyo baza kuba ari abantu badahuje umutima n'umuri ntago byari gukunda, cyangwa iyo baza kuba muri bo harimo umwe bose nta n'umwe usenga ntago byari gukunda. Umugore yaramusengeye rwose amukunze. Wabonye ukuntu umugore yagendaga amubwira ngo ndakwizeye, ngo ngewe ntago nagusuzugura, nubwo abantu bose bakureka bo kuri iyi si nge twagumana. Kandi koko ntago yamubeshyaga, yaramukundaga byanyabyo, nubwo ari umukene ntago yigeze amutererana. Rero urabona ko byose byabyaye akamaro kanini cyane.